Uwa gatanu mutagatifu ni igihe benshi mu bakristo batarya inyama kuko bizera ko aribwo Yesu yabapfiriye. Bacuruza inyama bavuga ko kuri uyu munsi wa gatanu mutagatifu abakiriya bagura inyama bagabanutse ngo kuko bamaze gucuruza nibura icya kabiri cy'izo basanzwe baba bamaze gucuruza. Twacuruje ariko bitandukanye n'indi minsi kubera ko niba ari abakristo b'abanyagatolika inyama ntago bari kuzirya. Kera bahari ducuruza wenda nk'ebyiri zisa zikaba zaba zarangiye, urabona bibaye saa 9 saa 10 ducuruza nk'ibiro senkani byonyine. Muri rusange inyama nago zigize zigurwa kuko abakatolika ni umunsi baha agaciro cyane kuko ari wo munsi bibukaho umwami wacu Yesu Kristo ko yadupfiriye. Bityo rero nago bajya bagura inyama barabyubahiriza, nago bagura inyama natwe twabuza abakiriya. Ugereranyije n'indi minsi yose isanzwe, uyu munsi ntabwo byagenze neza. Nk'uyu munsi kuwa gatanu urabibona tuba turi kwinjira muri weekend. Iyo iki gihe wabagumaza inka, uyu munsi ukaba utarayimara ni nka mwaye, ni umunsi wenda kugeza iki gihe maze nko gucuruza uruhande rw'inka. Umunsi ntabwo twazanye inka nyinshi kuko nubundi n'abakiriya bari bahari. Bano umunsi tuba twagurishije abasanzwe. Aba bakora aka kazi bavuga ko ntacyo byabatwaye kuko bari basanzwe bazi ko abakiriya kuri uyu munsi baba bakeya, gusa bakaba bafite icyizere cy'uko kuri Pasika bazagurisha byikubye ayo batabonye kuri uyu munsi. Ntabwo uyu munsi twe twiteguye gucuruza byinshi uko twe tuzi neza yuko ibyinshi bazabigura ku munsi w'ejo nyine wa Pasika. Niyo mpamvu twaranguye bike bishoboka kugira ngo ejo tuzabashakiraho bw'ibifite umwimerere. Uwa gatanu mutagatifu ni umunsi abakristo bibuka ububabare bwa Yesu, umunsi yapfiriyeho, aho bamwe mu bihugu bitandukanye batarya inyama bagerageza kwishyira mu bubabare nk'ubwa Yesu, aho hari ibihugu bemera bakibabaza bakamanikwa ku musaraba bagaterwa imisumari mu birenge no mu biganza mu rwego rwo kwibabaza mu gihe cy'iminota igera ku 10. Cyakora kuri Pasika ibyishimo nanone biba ari byose, bishimira ko umukiza wabo yapfuye ariko akazuka.